Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 28 episode ni ya kabiri, aho turi kudoda manto yacu. Dore manto rero ngiyi ubu ngubu tugiye kuyiteranya akantu kandi twatangiye episode ya mbere tuyikata, mwarabibonye. Ubu rero twasoje kuyikata, ubu ngubu tugiye gutangira guteranya akantu kandi ari byo bitangirira kuri episode ya kabiri. Nizere ko wayibonye, dore ko imeze imbere, ifite imifuka, ifite umushumi. Si ibyo gusa, ushaka wafunga umushumi kuri utanabishaka wanawukuramo umushumi n'uwushyireho, biterwa no kukunda. Rero no kuvuga ngo iyi moderi y'imana turi kureba hano niyo turi kwiga kudoda akantu ku kandi. Twatangiriye mu kuyikata, wowe utangiriye aha byaba byiza ugiye gushaka episode ya mbere kubera ko uhereye ku ya kabiri. No kuvuga ngo rero ibi byose uri kureba hano ni incamake zagiye ziranga ino moderi yacu, cyangwa se iri somo ryacu. Hano mu guteranya nta bindi bintu birenze, nusibye wenda ibitugu, amaha, gushyiraho kariya kamoderi, guteraho imifuka, kuvagirana kano gatise. Nitubigeraho nzabasobanura uko kangana. Icyo nababwiye cyo nuko nibura iyi manto mu mucumwe w'igitenge ivamo. Aho wenda umucyo warenga kireka ari umuntu munini, umwe munini cyane koko, ntabwo umucumwe w'igitenge rigaba ari munini. Ariko nabwo biterwa no kwireshya da. Ariko nyine umucumwe w'igitenge kuri no size ndakweretse hano, reba ubusingi wenda abantu benshi hano bayambara bari kunkurikira. No kuvuga ngo umucumwe w'igitenge niwo wakoresha. Sasa rero nta gutinda, reka mpite nkomerezaho biranakurikaga byose ni incamake. Ahangaha rongeye gutangira guteranya. Guteranya rero nta bindi birenze, rega guteranya manto biroroshye, nta nubwo tuzatinda. Uko byamera kose guteranya manto bizihuta. Ntabwo rino somo rizagira episode nyinshi nk'uko ipantaro byagenze. Reba nk'ungu ipantaro iracyasohoka, ariko namwe mubigiramo uruhare ku rundi ruhande. Abantu birengagiza kudushyigikira mu muzi ko amasomo ava hiye. Iyo amasomo atinze ari gutinda agenda gake, impamvu namwe murayizi. Hano twakomeje, ni ukuvuga ngo dore igipande kimwe cy'inyuma, ibipande bibiri by'imbere, ngibi byose. Ariko murabona abantu bajya bavuga ati ngo buriya ngo iyo bakata ibipande bibiri ngo bibinyuma gusa, ngo imbere ntabihaba. Biterwa na moderi yariyo. Reba nkanga imyenda ya kigabo, ishati, imyenda ya mama, manto, udushati, akenshi igipande kimwe kiba ari icy'inyuma, ibipande bibiri ari iby'imbere. Ariko twajya ku maribaya, amakanzu, ugasanga ibipande bibiri biri inyuma, igipande kimwe kiri imbere. Buriya biterwa na moderi yariyo, ntimuzibeshye. Dore aka ni akaboko, ako nyine kaba ari kanini, uri kukabona? Utazagira ubwoba ukavuga ati aka kaboko kangana gutyo sinagakase nabira, ukagira ngo wakishe. Kaba ari kanini nibyo. Turacyakomeje. Ahangaha ndi kubereka ibyo nagiye nkata, muri ihangana nyine. Ndabiza bihutisha, bari kwihutisha, ariko nyine njye nta kundi nabigenza kubera ko mbagomba kubereka ibyo nakase byari byo, kubera ko hari umuntu bishobora gucanga. Wenda wowe ntibyagucanga, nta kibazo, uri kubibona nawe wundi wenda nta kibazo, ariko ugomba kumenya ko hari n'uwo ushobora gusanga avuga ati none se ibipande ni ibihe byavuye. Niyo mpamvu ngeze ku mashini mbaza kubibereka, kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe ugira ikibazo. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ikintu ngiye gukora mbere na mbere, ngiye guteranya mpuza igipande cy'inyuma n'ibipande by'imbere. Icyo kintu cya mbere uhita uheraho. Mu gihe yari ishati ya kigabo, uhita utera kagatambaro kajya inyuma mu bitugu, cyangwa se hari ibindi wenda wakora bitewe. Ariko ahangaha kuri no manto yacu ngiye kubanza mpuze mu ntugu. Iyi tise rero nibura ushobora kugura akanusu ni nka 50, bitewe niba ushaka kuvangamo. No kuvuga ngo wowe reba nka kariya kabara kameze nk'agashokora karimo, hari uwagura tise isa nako, kuko ya shokora yiganjemo. Ntabwo byasa neza, ntabwo cyewe biterwa nuko umuntu akunda. Ariko kano gatise niko nahisemo, kandi urabona koko birajyanye. Ariko hano wahitamo da iriya shokora irimo hariya, akavuga ati njye niyo nkunze, nabyo ntacyo bitwaye, biterwa nuko umuntu akunda. Niyo mpamvu rero wowe w'umutayeri cyangwa wowe w'umudozi uba ugomba kubaza umukiriya ati se ako umuntu utazanye itise yo kuvangamo kandi hano tuyishyiramo, ngo ntabwo narabyibagiye, ngo ntabwo rero nabitekereje. Rero mu gihe uzi neza ko ugiye kumushakira itise, mubaze ibara. Fata cya gitambaro yazanye ukimwereka, umubwira ati hitamo akabara ushaka tuzavangamo. wowe utazavuga ngo umukiriya atazakubwira ati bivanga uko ubonye nawe ugahita wihutira kubivanga uko ubonye, ejo ugasanga ukoresheje iriya shokora aravuze ati aho si ubwo turiya tuzero ntiwatubonaga koko. Reba ibara wasizemo sindikunze pe, kandi n'umukiriya yavuze gutyo nawe ucika intege.
kubera ukuntu warahisemo wenda uri kunze nta n'ikibazo aho ugasanga ntabwo muhuza. Njya numva ngo gu ntabwo z'abantu ngo ntabwo zihura ngo bazita gu, ntumbaze impamvu babyise ngo ni gu. Nyine abantu bose ntabwo mbega ntabwo bakunda kimwe. Hano ndimo ndasirinya ku bubi bw'iki gipande cy'inyuma. Ububi ni buriya kuko iyo ngiye guhuza igipande cy'inyuma n'ibipande bibiri by'imbere mba ngomba kumenya ngo ubwiza ni ubuhe, kuko iyo ngiye kubihuza ubwiza n'ubwiza biba birebana, noneho nkabona gufunga mu rutugu. Ubwo namaze no kubisobanura. Ahangaha ni ku bwiza muri kureba mbese nongera mpindura kino gipande cy'inyuma. Wabonye ko ari akajosi? Utazafata ijosi ry'imbere ukaringanyisha n'iry'inyuma. Oya, wenda mu butambike nibyo, kandi kuko no ku ishati ya kigabo mu butambike biba ari byo, ariko uburebure ijosi ry'inyuma n'iry'imbere biba bitandukanye. Niba ubeshye iry'inyuma ukarigira rirerire uzatera yikora ku ishati ya kigabo bikorana ibibazo byange, cyangwa n'ibinakunda nawe urumva ibibazo bizazamo. Hano rongeye gufata cya gipande cy'imbere mbaze ngitereho hano, ariko nyine ugiye gutera igipande ubundi hari ukuntu rimwe na rimwe dukata wenda nk'ishati ya kigabo hagiyeho ka gatambaro k'inyuma mu bitugu, rimwe na rimwe ugasanga ugiye guteranya hano mu rutugu ugasanga ntibireshya, ugasanga umuntu agiye kureshyeshya mu maha ku ijosi yaje yasumbana. Reba nkangaha, ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ugiye guhuza igipande cy'imbere n'icy'inyuma gerageza ku ijosi aba ari ureba cyane ko wareshya, kubera ko ku maha hirengagiza n'ubundi ugiye kuringaniza uruhakata. Wabyumvishe? Bivuze ngo wenda ahangaha bishobora kuba bireshya nta kibazo, ariko kuri ya myenda ubanza guteraho kagatambaro ko mu bitugu ngo ni ISOMO cyangwa kanusuri, cyangwa yewe bakita amazina, ariko njye niga kudoda ngo bakitaga kanusuri da. Ngiye nyine aho nigiye kudoda mu cyaro nturwabaga ngo ni akanusuri, ariko hari abakita ni ISOMO ngo ni agasi, ni amazina menshi. Ariko nyine icy'ingenzi ni uko icyo ndi kuvuga uzi icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo rero hano ni akadodo gatoya, nibura kutire fatamo nk'igice ntukirenze rwose. Buriya nk'umuntu ufite imashini hafi isirifira, ariko ari umuntu uyifite hafi hatagira umuntu uza kubira akayira amata yifite hafi, ntaramba nteranyije na leta amasirifira mbere y'uko njya guteraho akagatise k'imbere cyangwa mo kimwe ibindi wenda ngahita cishaho agasirifiraje, kuko hari amaze guteranya mukandaza kugenda nteranyaho utundi tuntu muraza kuza kubibona. Wabibonye? Hariho ibipapuro kandi nta peteroli mfite hano ahantu ndi gushutingira, sinzi uko ndi buze kubigenza, ariko buriya ndaza kwirasha. Kandi ndumva biriya bipapuro bishobora kuza kumbangamira mu kanya. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ngiye gutera kandi ko ku rundi ruhande, nyaboneka menya neza ko kano gapande k'imbere aho kumaha hagiye kumaha, aho imbere hagati na hagati hagiye imbere hagati na hagati, utazagenda ukabicurikiranya ugasanga hari ahajya imbere ku ijosi niho ugiye gushyira ku maha, ariko nyine wabibona, ariko wabibona bitinze kubera ko gutya hari uwarambikaho yihuta da, hari n'uwabikora ntarebe ubwiza n'ububi agapfa kurambikaho muri nyuma akazasanga hari ibyo yahindurije. Kandi reka nkubwire ingaru ya mbere yagukomerana usanze wabihindurije kugira ngo bihindure, wamusha umuzenguruka imbere wa kagatisi wose wabanza kuwukuraho, kandi umenye ko haba hanasirifiye, haba hanafunze. Sasa rero si ibyo gusa, wa mufuka wabonagaho inyuma hari igipande kimwe wawukuraho aricyo wahindurije, kongera ukawutera. Ngaho nyumvira nawe ibyo bintu byose. Kubera iki aka kanya hano hantu ngeze wiringagije kutenga bino bipande ku murongo, uri kwihuta ngo wabwiye umukiriya kuri bubimuhereze mu kanya, kandi mu kanya harageze, none muri gukora na pressure hatari. Oya, kora gake witonze, urirukanswa n'iki? Urangiye ukuntu nteye, uranangire ngira ibibazo kuko ndi umuntu, ariko njye ntago njya ngira ibintu byo kugira ibyo kuvangavanga ibintu mbigira akavuyo ngo nuko mfite ibibazo byinshi. Oya, n'ubundi bibazo rega none se ko bizahoraho n'umunsi turabikemura burundu, kandi turi rega buriya ku isi ibibazo ni ibibazo none birakemuka, ejo ntibikemuke, uyu munsi bikagenda neza, ejo bikagenda nabi, ejo bundi neza, bundi niyo byanahora bigenda neza ntihaburamwe akantu, kuko turi ku isi. Ntumbaza ahandi, nanjye ndi kuvuga aho nzi gusa. Nzi ku isi niho ndi kuvuga, ibindi reka tubitaruke twikomereze. Urabona ko hano maze gutera bya bipande bibiri by'imbere. Abantu baba bari kunshimira ngo nzi gusobanura cyane, ngo ni sawa, ngo nsobanura neza, n'ukuri mba mbyishimiye pe. Mujya muri comment, ubu nk'umuntu uri kureba iri somo ntiwakoze like, ntiwagiye muri comment umbwire
basi niyo utanagira n'ikintu mbwira wenda ukuvuga ati ubu nakubwira iki, basi genda ukanda no ujye muri comment ushyiremo wenda utu emoji tumeze ukuntu nta kibazo, upfa kuba hari ikintu wakoze muri comment banyeneyemo nyine ko hari ikintu mwakoramo. Sasa rero ngiye gukora icyo ngiye mu ikayi. Aha, hano ni ibitugu. Waruzi ko ngiye kuringaniza mbega isomo rivi kwihuta, ibaze ko ngiye guhita ndinganiza, ariko nawe mutazajya ngo uzagira episode ebyiri muri beshya. Ni ukuvuga ngo hano ngiye kuringaniza. Mbere na mbere mbazanenga ibipande kuri ako mashini, ndebe ibitugu ngo bifite kangahe. Noneho rero amabare y'ibitugu, dore hano ibitugu mbonye ko bifite hano nabonaga ingwi itazagaragara ndi gushutinga, rero ndabona igaragara ni 16. Ibitugu bifite 16. Nimba hari aho nibeshye mwihangane, ndabona wagira ngo ibya kutire nabyibeshye, ndabona wagira ngo uko ibitugu nabyo ngo mbabonye ari 16 nkabara 16 n'igice, nkavuga ati wenda reka ndebe ko nagiye kubikora da, nizere ko atari byo nyetse. Aha, dore ibitugu wabonye ahantu nurutse mbipima ni hariya, ugahita wambutse metero hariya hejuru ku ijosi kuriya, wabibonye ugahita ugira kuriya, ugahita ugera kuri ya 16. Dore ngiriya sibyo, ukabara imibare irenga inyuma ya 16. Bango hari 16. Aha, 17 ubwo ni rimwe rirenzemo. Aha, 18 ubwo ni kabiri. 16, 17, 18. Wabibonye? Hari ukuntu mbagira ngo muri kubibona nkazamura no muri kamera kugira ngo mbibone, ariko hari n'abantu bapima gutya ugaturuka hano ntiwiri guca ku ijosi gutya, ahubwo oya kamaze nongera imbereke da, urabona aho naturutse nabyo ndabibereka kugira ngo ngiye kubabwira. Ni 16 ngiriye. Noneho rero hari abandi bajya bapima kundi kuntu ugasanga ntagiye kuzengurutsa metero ku ijosi kuriya, ahita yitwara kuriya ku 16 ngo n'umuri ngo singiri hase ngirimo. Ariko muvuga da, yego n'ubundi koko turayibonye, ariko hari umwenda uzakatabika ku bantu ibibazo ugiye kubikora gutya. Wenda ngaha birahuriranye dusanga birimo da, n'ubundi ni 16. Icyiza zamura ku rutugu hariya, hari akujosi wambukiranye ugere hariya, wongere umanuke kuriya ushake nk'umubare ushaka, naho ubundi guhita ugenda kuriya ushobora no gusanga bihuranye kubera bya bitugu twabanutse bya rimwe n'igice, wenda hari ukuntu byagiye bigahita bihurirana. Ni ukuvuga ngo sasa rero zino kutire zirimo ndabona ko ari 2 n'igice karenga, ni 2 n'igice, ni 2. Rega n'ubundi iyi manto ni nini rega, ariko nabwo ako ntibivuze ko tutayishyira ku bipimo ngo nuko ari nini. Aha, harengamo 2 cyangwa 2 n'igice ho gatoya. Bivuze ngo ndafata 1 n'igice. Kubera ko ngomba gupima 16 n'igice, simubizi hagomba kujyamo kutire. Ndafata 1 n'igice irenzeho ngabanye 2. Tubonye ko harenzeho 2 kuri ya 16, kandi nyirizina umukiriya tugomba kurenzaho kutire y'igice. Bivuze ngo mbonye ko harengamo 1 n'igice inyuma ya 16 n'igice. Bivuze ngo 1 n'igice ndayigabanya 2, uruhande rumwe mbone ko ari 75. Rwose ndishimye, nari nzi ko yakutire nshobora kuba ndibuze kuyibagirwa ukuntu. Rega bari mu gushutinga barimo akavuyo kenshi ku buryo kuyibagirwa soko wenda mwavuga ati ndi kwigisha ibyo ntazi, ahubwo bitewe n'ibintu mba ndi gukurikirana hano iyo ndi gufata amashusho. Hano naho ndakuraho 75. Wabibonye? Ibitugu nimba afite 16, kwebwe twarangijemo kutire y'igice biba 16 n'igice. Noneho mu gupima twabonye ko harengamo bigera hafi kuri 18. Bivuze ngo inyuma ya 16 n'igice harengamo 1 n'igice. Rero iryo 1 n'igice niryo ngabanyije 2 kugira ngo uruhande rumwe nkureho 75 n'urundi ruhande nkureho 75. Rwose aho hantu birasobanutse. Aha, sasa rero bukwagiye kumaha. Wakwibaza ngo amaha bimeze gute? Hano hantu nakoze ikosa mu nyihangane. Ni ukuvuga ngo hano muri ihangana, kubera ko hano njya kuringaniza nyine habayeho ikibazo cy'amashusho gatoya, ariko narabikemuye. Ni ukuvuga ngo hano ngiye kumera nk'aho ntinzeho gato, ariko mu byihanganire. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gushyiramo igipimo cy'ibitugu, ikintu ukora
ushobora gufata ibipande by'imbere kuriya kubera ko ntago biba bifatanye hagati na hagati, ngafata twa kuma bita ngo ni udupini cyangwa udufashi ukadufatishamo hariya ku buryo nuvuga ngo ibipande urabitenga neza ku buryo nyine igipande cy'imbere kimanuka neza ku murongo. Noneho wamara kugitenga neza kuriya ugashyiramo ka kuma kugira ngo ugifatanye n'icy'inyuma neza. Noneho mu gihe nzaba ngiye kugira gupima igipimo cy'amaha naringaniza ku maha, ngerageze mbikore neza ibipande byose biri kumwe. Naho ubundi nko kwiribajya uba usanga wahuje ibipande nyine ku mpande ukaringaniza bihuye. Ku ishati ya kigabo hari ukuntu nyine tubihuza bigahita biba vuba, ariko nk'iyi manto hari ukuntu iba ari nini cyane ugasanga kubitenga rimwe na rimwe birakugoye. Niyo mpamvu rero ndi gufatisha moto yakoma kuriya. Nubundi ibipande ndabinganyisha nyine neza kuriya, nyine nishyiremo turarukoma kuriya. Kandi ikindi nshaka kugira ngo mbabwire, mumenyereye yuko iyo dukata nk'imyenda ya kigabo cyangwa imyenda imwe n'imwe turenzaho gatatu inyuma ku gipande cy'inyuma. Simubizi ku burebure bwacyo. Kubera iki? Ka gatambaro batera mu bitugu nyine iyo kajyamo usanga ugomba kurenza mu iriya mibare. Rero ni ukuvuga ngo hano kuri manto ntabwo tubirenzamo. Ibya gatatu ntabwo tugakoresha gatatu. Nizere ko mubyibutse. Reka ndeke kubavanga nikomeze. Ngo nimba nyine utabyibutse we iga ino moderi, ni muntu ujya kwiga ishati uzabibona. Muzabibona pe. Noneho urabona ko hano amaze kudufatishamo neza. Dore nangane kangashyiramo ndadufite ku bwinshi ntimugire ikibazo. Ngo natinze rigahane ndi gusobanura isomo ni gahoro gahoro. Ubundi yaba nari gusobanura wasanga ntanakiriko n'udushyiramo. Ni ukugira ngo nyafate igipande nyibereke neza hano muri kamera. Nkitengura hari ukuntu mba ngiterura mbereka ngo hano wahabonye nshobora gutengura nayirambitseho gusa kigahita kivana ku murongo kiriya gipande. Bivuze ngo rero niyo mpamvu usanga agenda gake. Noneho rero mu kuringaniza nyuma ngiye gukata ndaza kuza kurambikaho ndahina kuriya mite ndambikaho kuriya mite manuramo nako ingwi birimo damba nayimanuyemo mbere ahubwo leta ko ncishaho mu kazi. Hano rero mwihangane nyine no ndeka nsubikire hano mu mashusho hajemo ikibazo ariko mwebwe ntabwo muri bukibone. Naragikatinze gikuramo, ariko hano nyine ndi gusobanura na episode iyikurikira iyi ngiyi nibwo icyo kibazo kiri bubemo. Bivuze ngo icyo kibazo cyakigiye gutangira. Ni ukuvuga ngo nari ngiye kuzinga igitambaro nyine ukuntu ku bw'amahirwe ino episode ihita irangira. Bivuze ngo episode ikurikira iyi ngiyi iraza imeze neza, ariko nyine ikibazo ndagikemura. Mwihangane niyo ntanakirwa mbibabwira nta n'ibyo mwari gukeka, ariko nyine ngiye riga ndahari nka mwarimu kandi akantu kose mbamara. Reka dusubikire hano ahubwo episode ya gatatu nayo iraje vuba nkubwira ngo umenye neza ko wakoze subscribe, kandi ikindi ntuzacikwe na episode izakurikira. Kandi ikindi nimba utaradutera inkunga, urabona ko amasomo ari kuza ku bwinshi, ariko nyine uramutse wirengagije gutanga umusanzu w'uyu mwaka, ejo n'ejo bundi utakora ukuntu amasomo arahagaze bitunguranye ukabona agiye gahoro. Nimba mbahaye episode enye ku munsi ukazisanga narongeye kubahiriza imwe ku munsi. Noneho kugira ngo amasomo atantwara ibishoro byinshi nafite, nkajya mbihera utuntu tw'utuvideo tundi dusanzwe, nkisohora moderi z'amariba z'amafoto nk'abihorera simbaha amasomo, kandi ntabwo byabashimisha. Ni ukuvuga ngo duhereze umusanzu wawe hanyuma amasomo akomeza asohoke neza. Bye bye, ndabakunda. Ikibazo cyo kubura video utavaretse muri Rwanda TV cyakemutse. Wowe ikintu uzajya ukora ngo hano kuri YouTube hariho video nyinshi. Urabona ko hariho video zigiye zitandukanye. Ujya hano muri research wandikemo ngo Valence Made in Rwanda TV. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kubona amasomo atandukanye yose nakoze cyangwa amamoderi atandukanye, byose ukabibona. Wewe hano muri research ariko Valence Made in Rwanda TV uhita ukora hara kuri research hano ku ruhande urabona video hano nkeya. Izi ni video nke uri bubone, ntabwo biba birangiriye hano. Wowe ikintu uri bukore urazamuraho gatoya, ugenda uzamura yaba telefone cyangwa mashini, uzamuraho gatoya gutya ukomeza uzamure ugarukire ahangaha ubona agafoto kanjye. Ni ukuvuga ngo hano hari ifoto yanjye, ariko ukabona ko hano handitse Valence Made in Rwanda TV uzukandeho. Ukimara gukandaho rero hano namaze kwinjira muri channel. Ni ukuvuga ngo hano hari subscribers zose mfite, amavideo yose mfiteho, hano turi muri home. Ni ukuvuga ngo uravana hano muri home uhita wimuri hano muri videos. Ukimara gukandaho urabona video zose nakoze. Ni ukuvuga ngo wa muntu ukeneye ngo amasomo yabanje ngadima moderi ngo ibindi bintu bigiye bitandukanye, ni buno buryo. Dore video zose nagiye nsohora zose wazisanga hano. None nko kuri umuntu bari ba video akavuga ati ngiye hari video ndikureba isomo, ariko andi masomo yabanje ndayakura he cyangwa izikurikira ndazikura he. Dore wewe reka nze nkwereke. Ni ukuvuga ngo dore bureba video gutya ukavuga ati izindi video ndazikura. Ngwino hano imbere y'agafoto kanjye hano, niyo wakanda ugafoto winjiremo. Noneho hano hari home uhita ujya kuri videos, noneho uhita ubona video zose. Nizere ko usobanukiwe iki
iki kibazo kitazongera kukubaho nkubwira ngo rero utarakora subscribe wayikora nyuma yaho reka dukomeze bye bye